wa 16 Nsanzurwimo Joseph wahoze ari n'umuvugizi w'itorero rya ADEPR mu rwego rw'igihugu. Wa 17 ni Nyandwi Enoch. Wa 18 ni Rwabuzisoni Ruben. Wa 19 ni Sagahutu John. Icyambere n'amakuru Ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye. Ubu nta nyoni gisinziriye, abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha, waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazagurishwa ndetse nakodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana n'abandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu, dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Bamwe bati nyamara ibintu ADEPR ikomeje gukora n'akasamutwe, abandi bati oya, ibi bintu birenze no kwitwa akasamutwe ahubwo n'amahana akomeye cyane. Abandi bati reka da, ibi bintu ADEPR ikomeje gukora birimo biraducanganyikisha, birimo biratujajanga imitwe, birimo birayimenagura. Ntabwo turimo turasobanukirwa ngo nibiki birimo biraba. Ntabwo dushobora kumenya ngo umuvugizi w'itorero rya ADEPR Nyakubayiza Ndayizeye ninde urimo uramukoresha mu by'ukuri, ninde umuri inyuma, ninde umuhereza amabwiriza y'uburyo akwiriye kubera itorero kugeza ku rwego ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Iyo urebye mu makomantere y'abantu bagiye batandukanye kuri poste itorero rya ADEPR umunsi w'ejo ryashyize hanze ku isaha 3:52 za nijoro, ubona ibitekerezo by'abantu n'uburyo abantu bakomeje kugenda bavuga batariko ibi bintu biteye isoni n'ikimwaro. Bamwe bati none se ubundi iyo umuntu harya yakoze ibyaha akabibabarirwa akabisonerwa, harya mu itorero rya ADEPR bakomeza kumubara nk'umunyabyaha? Itorero rya ADEPR ati ni mucecekaye mu namagambo yanyu shani utuntu tw'abana n'utuntu totuma murimo murivugisha. Twebwe duhuza ibyo dukora kandi tubikora neza, twabipanze twabiteguye neza. Atahubwo reka tubagezeho urutonde bwite rw'abantu bose twambuye ubushumba kugeza kuri uyu mwanya batazigira bongera kwitwa abapasitori aho bari hose mu isi yose nzima, kubera yuko bamaze guhamywa neza n'ibyaha byo kuba barakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Bamwe bati nyamara ariko uyu mwanya tumaze gushoberwa, tumaze kubura icyo dushobora kurenzaho, kuko ibintu bikomeje kubera mu itorero rya ADEPR birenze uburyo umuntu ashobora kubivuga cyangwa ashobora kubisobanura. Ati keretse Yesu wenyine niwe uzaza wenyine akagira ibintu akosora. Ati naho ubundi by'itorero rya ADEPR ati mu by'ukuri byamaze kuzamba bya burundu. Ariko se nawe ni kubibona? Nyemerera gusa gatoya tubanze tunyarukire ku bitekerezo mbere yuko nkugezaho neza ibigendanye mu by'ukuri n'uru rutonde aba bashumba bambuwe, cyangwa se uru rutonde rw'aba bapasiteri mu by'ukuri bambuwe ubushobo. Uyu ngo yaragira ati mwibagiwe gushyiraho itariki mwashyiriyeho itangazo mwabikosora. Undi yagize ati none se babaye barabihamijwe ndetse bakaba baranabihaniwe, ubwo byaba ari ngombwa yuko bakagombye kubizana hano ku mbuga nkoranyambaga ati kubagaburira abanyamihanda? Undi nawe akagira ati munyibukije babandi bikoreye ibiseke, ariko ntangiye kubona ko koko umwanzi yamaze kwicara ku ntebe nkuru. None se bagenzi, uwakoze icyaha iyo yihannye ntababarirwa? Ntekereza ko uwanze kwemera icyaha akwiye guhagarikwa mu nshingano, ariko nanone si ukwamburwa ubushumba. Undi aragira ati mbese muri ADEPR wakoze icyaha urayanduye iteka? Burangiye we ntinya umuntu w'umugabo utagira isoni ati Ndayizeye. Undi nawe yagize ati nyamara nawe usabwa Imana Samuel nibyo mwamushinjaga. Mbabwire n'abandi se, utazi idini agira ngo muri abantu, ubugambanyi, ubugome. ADEPR ibyo bintu birazwi, abamenye amaraso bazakurikiranwe bahanwe. Ariko nkibaza ibyo mwashinjaga Samuel byari byo koko cyangwa mwaramubeshyeraga? Ngaho ni muduha ukuri. Undi nawe aragira ati birumvikana rwose niba ari amategeko shingiro y'itorero ariko abiteganya bitabuje ko batababariwe ndetse batakora izindi nshingano mu itorero. Nawe arakomeza agira ati ahubwo ngewe kimwe mu byo nibajije, aba bantu bose babagahe
ese iki cyaha barakibabariwe mu nkiko? Ese niba leta yarababariye bakaba baranasabye Imana imbabazi kuri ADPR yo kuki itababariye koko? Mbega ijuru tujyamo we. Undi aragira ati umuntu wafungishije Ruben Imana izamukubire 7. Undi nawe yagize ati kimwe mu binyemeza ko ibishashagirana byose atari zahabu, ibaza umuntu wigisha kugandukira Imana akica abantu. ADPR yanjye disi, mwatangije iby'umwuka mwashojejeho iby'umubiri, muzagera ahantu mu rutwa na gaturika mwavuyemo. Ndabona abapastori bose ba ADPR baramaze abantu. Undi aragira ati mwaramutse neza, ndibaza baragihamijwe bakarangiza n'igihano cyangwa baracyakirimo? Utu tuntu mudusesengure neza kuko babaye baremejwe cyangwa se barahamijwe icyaha bakaba baranacyemeye bakarangiza n'igihano, n'Imana yaba yarababariye. Undi nawe akagira ati ese ko mukorera Imana y'inyembabazi mubahoye iki? Undi aragira ati none se babikoze bataramburwa inshingano cyangwa bari bafite inshingano? Aha, ibindi byose ni ibitekerezo byakomeje kugenda bitambuka, ariko iyo ukurikije uko benshi bagenda babihuza, bagenda bagaragaza yuko mu by'ukuri bumiwe cyane cyangwa se bashushe n'abakubitwa n'inkuba kubwira itangazo cyangwa n'uru rutonde rw'aba bantu bangana gutya. Nyemerera rwose jewe ntabwo ndibuze kugira ikibazo cyo kurambura neza amazina y'aba bantu, dore ko aya mazina mu by'ukuri yamaze gushyirwa ku karubanda, ntabwo ari mu bwiru. Ndagerageza kubisoma nihuta cyangwa se gusoma aya mazina nihuta, hanyuma kandi n'iri tangazo cyangwa se uru rutonde mu by'ukuri ndaza kugezaho neza cyane, dore ko atari nanjye jyenyine uri kuburi kugejejeho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Inkuru yabaye ikimomo, mbabarira gatoya tugende. Uwa mbere ni uwitwa Bizimungu Joel, uwa kabiri ni uwitwa Gakwerere Cyprien, uwa gatatu yitwa Gatera Simon Pierre, uwa kane yitwa Kagurano Gerard, undi uwa gatanu yitwa Kananura Mathieu, uwa gatandatu yitwa Muhire Celestin, uwa karindwi yitwa Munyeboyi Amoni, uwa munani yitwa Mwaruguru Gervais, uwa cyenda ni Ndarizigamye Gaspard, uwa 10 ni Ndemeye Joseph, 11 Ngendahayo Vena, 12 Ngezahayo Matayo, 13 niyo Nteze Theobald, 14 Nkuba y'Imiheto Antoine, uwa 15 Nkubito Noel, uwa 16 Nsanzurwimo Joseph wahoze ari n'umuvugizi w'itorero rya ADPR mu rwego rw'igihugu. Bongeyeho ko uyu munsi ari kubarizwa mu gihugu ahitwa muri Belgique. Uwa 17 ni Nyandwi Enoch, uwa 18 ni Rwabuze Soni Ruben, uwa 19 ni Sagahutu John, Seromba Mathieu, wa 21 Serushoki Jean, 22 Uwinkindi Jean, 23 Babonampoze Jean Pierre, 24 Bizimungu Jean Claude, 25 Habimana Aloys, 26 Harerimana Reverier, 27 Mukurarinda Yohani, 28 Musabyimana Celestin, 29 Nambaje Yesu Jean Marie Vianney, 30 Nsabimana Canisium, 31 Ntakibuze Innocent, 32 Rutatsi Edward, 33 Sibamana Shadrack, 34 Sibarurema Jean Marie Vianney, 35 uzaba kiriho Vincent. Muri aba bose hakaba harimo abapastori, abari abarevera b'amaparuwasi, abari bahagarariye imidugudu cyangwa se ibyitwa amatorero kugeza kuri uyu mwanya, ndetse n'abavuga butumwa ku giti cyabo, abari bamwe na bamwe bari abadiakoni, abandi bari abanyamuryango b'itorero rya ADPR. Aba bose bakabarambuwe inshingano bari bafite ndetse bakanahanagurwaho amazina bari bafite y'icyubahiro muri itorero rya ADPR, ndetse kandi bagashimangira cyane itorero rigashimangira cyane ko aba bantu rwose aho bari hose bagomba kumigezwaho aya matangazo. Nakomeje kugenda nyuzamo amaso nkabona bamwe na bamwe ntibanazi naho bari, ariko abandi bakavuga bati abarahanaha. Gusa iyo ukurikiranye ubona ko benshi bari mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu by'amahanga, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda ari bake. Ni ibibazo bikomeye cyane. Umuntu ashobora kwibaza ngo ariko se wa mugani koko duteye agatebe tukicara tukibaza neza,
ese koko mu by'ukuri aba bantu bahamijwe ibyaha bya jenoside mu buryo bwuzuye? Reka tuwisubize ngo yego. Ariko se ibi byaha niba barabihamijwe kuva mu mwaka w'1994 kugeza uyu munsi mu mwaka w'2026, ese aya makuru yarazwi? Niba yarazwi kubera icyo aya makuru atari yarashyizwe hanze mbere hose, ndetse ngo baba baratangaje kera hose aba bantu cyangwa se amazina y'aba bantu? Ibyo ngibyo nibyo umuntu ashobora kwibaza, ariko nanone ibyo umuntu yibaza byose ntabwo ari ko kuba ari ukuri, kandi nta nubwo ibyo umuntu yibaza byose aba ariko biba bifite igisubizo. Icyo tureba nta kindi ni ukwibaza ngo ese kubera iki iri torero rya ADEPR rikomeje kugenda rigaragara ritungurana cyane ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, aho bamwe bakomeza kugenda bagaruka bavuga batari ko niba koko abo bantu barahamijwe ibyaha bakaba baranabifungiwe cyangwa se abandi barabifunguriwe bakaba barabihamijwe bakabyemezwa cyangwa bakanabisabira imbabazi, kubera iki bashobora kugumaho imiziro? Ariko nanone ibyo ngibyo ushobora kubyibaza, ariko nanone ugize icyo wirengagiza. Mu mpinduka zikomeye cyane itorero rya ADEPR rimazemo iminsi, harimo kugenda bakosora akantu ku kandi mu rwego rwo guhindura ADEPR nshya. Dore ko benshi bakomeza kubona ADEPR nka Pentecote ya kera, kubera yuko kenshi mu magambo igenda ivuga ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye n'ibyapa bigenda biyigaragaza, bikomeza kwigaragaza nk'itorero cyangwa se nka rya torero rya ADEPR rya kera abantu bari bazi. Inyamara ariko ibintu bigeze kure, itorero rya ADEPR rihindurwa. Waramuka avuze yuko mu gihe gito iri torero rizaba ryamaze guhindurirwa izina rifite irindi zina ritakiri ADEPR, ntabwo yaba abeshya, cyane ko nkuko Kristo yabivuze ati muzabimenyera ku mbuto bera. Ibirimo bigenda bigaragara cyane muri iri torero rya ADEPR, nubwo bigenda bigaragazwa cyane bivugwa yuko ari impinduka nziza zigamije kurema ADEPR nziza n'icyerekezo cy'itorero rizima rishimisha Imana, ariko wavuga yuko rwose iri torero ririmo riragera kure cyane, ririmo riragerwa ku buce cyane, rihindurwa mu buryo bwuzuye, rihindurirwa umwimerere abantu bari bariziho, ntabwo yababeshye. Ibyo jewe n'inkange ubivuze ntabwo nzi uko abandi mu bitekerezo. Mudusangize ibitekerezo. Murakoze, murakarama, turabakunda naho butaha.